urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriweho n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigenga imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nje narebye n'ubwa mbere kuva n'umubatizo yabaho na Yesu ntabwo yigeze abatizo mu matizo. Umuntu abatizwa n'abantu babiri. Abantu babiri bakubatiza suri igiki. Abantu babiri n'ubwa mbere cyokoze Yorodani yajyamo pasiteri bane cyangwa batanu ariko pasiteri batiza umuntu umwe. Icya kabiri iyo mbigiye kubatiza bigenda gute uzamura ikiganza cy'iburyo ukavuga ngo njyewe runaka pasiteri Shimimana Jean Marie Vianney kuko ubuhamya bwawe no kwizera umwami ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera warangiza ukamubatiza. None uramu mwuka wera yawuzuye umwuka wera muzamura nazajya guhirima ajya gupfuye ahwera nyina gahwera bese gato nje nashaka kugeraho uri kuntwara cyane ahubwo nashaka abantu mumenye ukuri muve mu buryope muve mu bintu by'ibigirwa mana mwihaye abantu bavuga ngo babavuze ngo bamame wanyu reka mbabwire hari nibati ahubwo leta ikwiye simvuga ibintu bigakunda leta ihere kuri uyu mwati zobaye ejo bundi igira ikintu ukora kwica abantu urubozo no kubasebya uramuka twabonye abantu buzura tuwa AI urasa n'umwuka w'Imana ira ni AI uranaga n'umwuka w'Imana uri uranaga n'umwuka wera ira n'umwuka wa AI baforomata nyine AI n'ubwenge bacura mu bwenge bw'ubucurano urana n'umwuka w'umucurano birarangiye ninde washije nuza guhitinga ninde uyu Redemudi ninde Rugaji kamuvuge ninde washije guhitinga akodesha sale ya miliyoni 2 muri Serena uzongera ikodesha Imana ibabare kuvuga ku bantu ariko ndivugiye iki ndivugiye ku byo ndimo kureba biraranje roba aravuga ati Muhammad Robert finally safini termine byarangiye kandi ndabikubwiye ugiye kubibona sinjye ubihagarika yego ni Imana ibigiye kubihagarika haya kagasuzuguro k'Imana. Reka ntangire mbasuhuza mwese abadukurikiye no mwanya tugiye kubagezaho inkuru navuga atari inkuru nziza ariko ni inkuru yihutirwa ni inkuru y'aka kanya rwose ni inkuru itari nziza ku bantu twakwita abakristo cyangwa se ku bakunzi b'umuryango bita Grace Room Ministries n'itangazo risohotse rivuye muri RGB. Itangazo ryasohotse kuri wa 10 Gicurasi 2025 ryambura ubuzima gatozi uyu muryango witwa Grace Room. Itangazo riragira riti Kigali ku wa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriweho n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigenga imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bitumwa hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Iri ni ryo tangazo rero rivuye mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ryambura ubuzima gatozi iyi Grace Room. Grace Room nka ministeri tubibutse ko ni ministeri yatangiye mu mwaka wa 2018 itangijwe
na Pasteur Julien Kabanda. Urumva ko yari imaze igihe kinini gisaga imyaka ikabakaba 7 ikorera hano mu Rwanda. Tubibutse kandi ko uyu Pasteur Julien Kabanda asanzwe afitanye itorero ndetse n'umugabo we ryitwa Jubilee Revival Assembly. N'abantu bamenyereye cyane ibintu by'ivugabutumwa. Mu minsi ishize uyu mubyeyi cyangwa se umupasiteri Julien Kabanda yari amaze iminsi akora ibiterane byavugishije abantu benshi cyane, ibiterane by'abambaye umweru byabereye hano muri BK Arena. Ni ibiterane rwose byakuruye, navuga ko byitabiriwe cyane ku rwego rutari rusanzwe. Ariko nanone nyuma yaho yaje gukora umubatizo ngo witabiriwe n'abantu basaga 500. Uyu mubatizo nawo ntago wavuzweho kimwe n'abantu benshi. Hamwe bavuze bati ibi ntago ari imbaraga z'Imana, si imbaraga z'Umwuka Wera, kubera ko umubatizo we abantu benshi bawuvuyemo cyangwa se abari bari muri uwo mubatizo abamaraga kubatizwa abenshi basanzwe baryamye ahantu. Abantu bakajya bibaza bati se ibi ni imbaraga z'Imana? Ese kubatizwa iyo umuntu abatijwe nuko bigenda? Ese iyo umuntu yuzuye umwuka nuko bigenda? Ugasanga abantu barimo barabijyaho impaka. Mu minsi nk'ibiri ishize hari umupasiteri umwe wakoze ikiganiro avuga ati ngenda atabaza leta ko ibi bintu ikwiye kubikurikirana. Ndagira ngo mukurikirane iki kiganiro mwumve aho yavuze ati ngiye Grace Room nyiciye muri iki gihugu. Imana amahoro ni umugisha, ndi kumwe na Pasteur Shimiye. Murabizi ko dukorana umunsi ku munsi kugira ngo dukomeze kubaka ubwami bw'Imana. Pastor umeze ute? Meze neza nyine, ndaho ndabona warunze muri nete noneho. Maso Kenya yaramenaguye kabisa. Ayiwe, warwaye amazi yo muri Kenya yamenaguye. Hano ngo nsigaye nambara amagarubindi. Mama ni mataratara. Nakundi hangana nyine ni plan z'abakuzi bazaje. Zose turimo gusazerega tugomba no kubimenya tukanabyakira. Yego. Nifuje ko tuganira nk'umushumba. Hari saga imaze iminsi iri hano ku mbuga nkoranyambaga ivuga ku mubatizo. Uyu munsi ndavuga ndaza kuganira nawe iyo bavuze umubatizo, umuntu agiye kubatizwa wo mu mazi menshi, ukwiye gukora gute nk'umushumba w'inararibonye, nk'umushumba wukoze. Ese n'iryari umuntu yuzura umwuka wera mu mazi? Ese donc like that one ibyo tugiye kuganiraho ngo haye kaze. Robert urakoze. Maze iminsi ntabwo nabaje no kubyitaho cyane, ariko nkomeza kureba imibatizo yari ikomeje kuba mu mujyi wa Kigali. Oya no muri Kongo hari nabonye. Numva ngiza reka nibyo wo muri Kigali gusa yewe nabonye. Numva ngiza gahinda. Ndavuga ni ibintu tukwiye kujya tubinabiganiraho niba abantu bakamenya. Kuko mu minsi yashize buriya ari ibintu Link yakoze. Yego. Link ni ihuriro ry'amadini n'amatorero na Kiliziya Gatolika. Yego. Yabivuzeho neza bavuga ibintu bijyanye n'ubuyobe. Ariko nibadesiza ngo bavuge inyigisho z'ubuyobe zarizo. Yego. Ariko mu buyobe habamo ibintu byinshi. Mu buyobe abantu bavuga ngo ni inyigisho, ngo ni ibiki. Ariko buriya mu buyobe Robert habamo ibintu bikomeye cyane. Iyo yavuze ubuyobe cyane cyane bw'imyizerere. Mu buyobe mu bijyanye n'imyizerere. Ubuyobe ni iki? Ubuyobe se ni ukwigisha ngo abantu kwigisha se ni iki ubundi buyobe ko atanabisobanuye neza. Icyambere hari ubuyobe bwo kubuza abantu gufata indangamuntu. Hari ubuyobe bwo kubuza abantu kujya kwivuza. Hari ubuyobe bwo kubuza abantu kurya ibyo kurya runaka. Ubwo bwose ni ubuyobe. Hari ubuyobe bwo kujyana abantu mu mashyamba, gusengera mu mashyamba no mu buvumo. Wabonye abantu bo muri DPR hari ngo n'abadive bakoze ubuvumo muri iki gihe era mu Mutara. Ubwo ni ubuyobe. Sibyo? Hari ubuyobe bw'urusobe rimwe abantu bakabyita ngo ni ugusenga, ariko nyamara ari ubuyobe bw'ubuhanuzi bw'ubugoryi buri aho ngaho gusa butera ubwoba. Hari ubuyobe bwo guhanura abantu baca abantu amafaranga. Ubwo ni ubuyobe. Uranyumva neza? Gukoresha ijambo ry'Imana. Hari ubuyobe bwo gukoresha ijambo ry'Imana ariko bigisha ibintu bitarimo agakiza, bitarimo logique y'Imana. Ari ugusoma Bibiliya banza bakayikora ibintu bimeze nk'iki se nk'ukwishimisha. Ubwo ni ubuyobe. Hari ubuyobe buturuka mu mibatizo nk'iriya nabonye ejo bundi. Buriya ni ubuyobe bubi cyane. Hari ubuyobe bwo gusengera abantu bakubita hasi bahondagura hasi. Ubwo bwose ni ubuyobe. Rero urwo rusobe rw'ubuyobe abantu benshi rimwe na rimwe ntabwo babyumva. Kimwe ngo nako utabyumva, hari ababizi bakabyirengagiza, hari n'ababimenya rimwe bakabyiyobagiza, hari n'abatabimenya bakagenda mu Kigali. Uranyumva neza? Aha ngaha rero ntushaka kubwira
buriya ibyo byose ni ubuyobe. yego mu buyobe gusiga abantu amavuta biriya ni ubuyobe bw'inyuma. gusiga abantu amavuta ibyo ni ubuyobe buri inyuma y'ubundi buherekeje ubundi. uranyumva neza? yego kuza ugabatiza abantu ubakura hasi, ubuyobe bubi buri inyuma y'ubundi. reka mbabaze, Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya reka nsomere ijambo riri muri Mariko yego ibice 10 ku murongo w'8 havuze ngo Yesu arababwira ati nimuzi icyo musaba mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umatizo nzabatizwa. Dukwiye kubatizwa umatizo Yesu yabatijwe. byagenze gute? Ubundi kubatizwa ni iki? Katubana turebe kubatizwa ni iki. yego kubatizwa ni iki? kubatizwa ni ukugira ikirenge mu cya Kristo. uranyumva neza? kubatizwa ni ukugira ikirenge mu cya Kristo, ariko bikaba bifite igisobanuro bivuga ngo ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe. nicyo cyitwa umubatizo. ariko uyu munsi umubatizo wo muri iki gihe umeze nawo nko kwishimisha. umeze nk'umubatizo wo kwishimisha, wabaye nk'ibirori, wabaye si n'ibirori ahubwo babana bahita ngo ni jazz comedy. ni muri jazz comedy, wabaye nka jazz comedy. ahubwo jazz comedy ishobora kuba yarimukiye mu mubatizo, bashobora kuba baratwaye isiroga zabo bakazijyana mu mubatizo. iriya ni jazz comedy, iriya ntabwo ari umubatizo, iriya ni jazz comedy. Roba, jye narabatijwe, jye naranabatijwe, jye narabatijwe jyewe, ndanabatiza, n'ubu ndacyabatiza. Roba, umubatizo ndawuzi. nyine dusobanurire. nabatirije mu kiyaga. tukumva? jye nabatirije mu kiyaga. yego cya Muhazi. mbatiza mu kiyaga cya Cyohoha. iyo ni ibiyaga. nabatirije muri Yorodani zo mu nsengero. nabatije no muri Yorodani zo hanze zo mu mapisine. na za Mugambazi twajyaga tuberekeza abantu bagiye kubatizwa. twabatirije ahantu mu Murindi bakagomera amazi. banyumva neza? oya n'umuntu uzafashwa kumva ubutumwa bwiza mbwiriza azaze mu batize. hanyuma icyo kuvuga ubu ngubu imibatizo yamaze kuba jazz comedy. abajazz comedy bambabarire kuko nifashije wenda nuza yabo gusa nuko bari comedy nye comedy oya buriya na pirate yaza akabatiza. comedy ni ugusetsa. ade nindi wano ugunda kuvuga misa ni bamwita ndi ni pirate nyine. si pirate umuvuga misa akaba pasteur akaba padiri akaba pasteur akaba sheyi. so rero muri iyi minsi byabaye umubatizo wabaye comedy. ntabwo kiri umubatizo wo kujyana abantu mu gakiza, ntabwo kiri umubatizo wo kubatiza ahubwo bari abantu bazongera babatizwa. hari abantu bazongera bakabatizwa kuko batabatizwa. oya se mwabura nk'ure wabatijwe akavuga ati ariko njye nubwo mwambatije ubusambanyi sinzabureka. ndetse nimubwira umuntu avuye mu mazi namaze n'icyumweru kandi bajyanye amakamera, bajyanye za mikorofoni, bajyanye ibitangaza, ariko amaze kuvamo urukumva arangije aravuga ati ngiye gusambanyi sinzabureka. dore ngo niyo abatijwe ahubwo abantu barimo gutanguranwa ngo ni ibyamamare bashaka kumenyekana cyane, ariko kumenyekaniye mu bantu. nindi nakubwiraga nyine umubatizo wabaye comedy, ntabwo kiri umubatizo wo kujyana abantu mu gakiza. kimwe n'ivugabutumwa muri iyi minsi ntabwo kiri ivugabutumwa ryo kuza kujyana abantu mu gakiza. cyabaye comedy here muri ADPR uzenguka amadini yose. cyabaye comedy. ni abashyushya rugamba. ni ugushyushya urugamba mu gifaransa cyiza ngo bita oya gushyushya urugamba birimo gushimisha abantu. gushyushya urugamba birimo gushimisha abantu cyangwa se bigatuma bitanga morale. ariko ibi ngibi byo biri inyuma yo gushyushya urugamba. gushyushya urugamba bifite akamaro, igihugu ubu abasirikare iyo bari mu rugamba bigatuma amasasu rimwe na rimwe batayumva cyangwa se bagira morale cyangwa se bacitse intege buriya mu rugamba habamo no kuvuza induru. urukumva kuvuza induru bituma abo hakurya bavansa bakomeza bakagenda, cyangwa se aduye akumva ko ari abantu ari benshi akagera gute akirukanga. ariko muri iyi minsi amadini dufite dushimire leta ko yafunze amadini dufite nubafunga n'ayandi. amadini dufite ntabwo kujyana abantu mu gakiza. amadini dufite ubundi kangoze inyungu y'idini yakaba yari iyi. inyungu y'idini cyangwa se y'itorero twakaba ari kubwiriza abantu bagahabwa ubutumwa bwiza. ubutumwa bwiza bwande ka Yesu.
ariko muri iyi minsi ntabwo turi gutanga ubutumwa bwiza ubwo nishize muri rusange yego yatavuga ati kuki uvuze data wacu cyangwa se mama wacu turi kuvuga ubutumwa bwiza bwo gushaka kwigwizaho abantu twibiri nta nubwo tukibita abakristo ahubwo nabo kwa pasiteri Shimiye nabo muri ADEPR nabo muri Zayoni nabo kwa Kabanda nabo kwa Minyoni nabo kwa Gitwaza nabo kwa Masengo reka mbabwire ubwo ni ubuyobe kuba abantu bita abantu babo ni ubuyobe nyine ubundi ubutumwa bwiza ubundi ikamubaza inyungu yo kubaka insengero nyinshi cyangwa kwiza ubutumwa bwiza inyungu ni iyi ni yandi inyungu ni ya pasiteri Shimiye wakoze urusengero zeru inyungu ni ya ADEPR kuko ifite insengero nyinshi n'abakristo benshi zeru inyungu ni y'Imana kuko abantu bavuye mu bicyaha bagahabwa ubugingo wowe ni kugira ngo niko bikiri inyungu ni nyine hajemo rero icyo bita ubuyobe abantu ubu ngubu abantu zinambara zirimo ntabwo bari mu ntambara zo kuba abakristo bari mu ntambara z'amadini zo guhanganira abantu siko biri zo guhanganira abantu njyewe abantu banjye babatwaye njyewe n'abanjye urumva abo muri ADEPR bagakurura bishira gutya abadive bagahuruza ubwo si ubutumwa bwiza rero ubwo si ubutumwa bwiza ubwo ni ubuyobe hari akantu komaje mvuze ni ugushyushya rugamba uti birenze n'ubushyushya rugamba ni genda gusetsa nyine mu mvugo nziza okay byashiri niyo nawe bakora comedy se niki nyine sije nagusetsa se nyine ugusetsa abantu bagaseka buri abantu barimo guseka bagatembagara bakabatera ikinya ariko reka ngubaze Roba ubu udanduye ibyuma mu gitondo ibyuma ukanabidandura ugatora gusa ibyuma hariya hano indera nko muri stade hari ahantu yo ku Kibenga ushyiramo ibyuma mu gitondo bizane gusa ucurange gusa umurenge waguhaye uburenganzira none ucurangemo igisirimbo urebe abantu bari bwuzure hariya gusa icyo ni igitangaza ahantu amavuta ari noneho aho ngaho abantu benshi harimo abakijijwe yego harimo adakijijwe hari abaje kureba hari atazanakizwa waranze buzwa koyora mujyanye muri Yorodani ugiye kwemeza abantu ngo ugiye kubatiza hanyuma nibyo nakubwiraga rero hari imibatizo izasubirwamo Imana itemera abantu bameze nk'abatarabatijwe Roba nakubwiye ngo narabatije jewe n'ubwa mbere je nakomeje mu gitondo nabwo nabirebye ngira gahinda nabangiye gukora ikiganiro nangiye gukora audio nabaga kanyikore kigaragara niba n'umuntu wese kanje korera Robert niba n'abantu bareba umuntu kuvuga ibi bintu yego ni pasiteri Shimiye Imana Jean Marie Vianney reka mbabwize ukuri yego nje narebye n'ubwa mbere kuva n'umubatizo yabaho na Yesu ntabwo yigize aho batizo umubatizo umuntu abatizwa n'abantu babiri bakubatiza suri igiki abantu babiri n'ubwambe cyokoze Yorodani yajyamo pasiteri 4 cyangwa 5 ariko pasiteri batiza umuntu umwe icya kabiri iyo mbigiye kubatiza bigenda gute uzamura ikiganza cy'iburyo ukavuga ngo njyewe runaka pasiteri Shimiye Imana Jean Marie Vianney kuko ubuhamya bwawe no kwizera umwami ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera warangiza ukamubatiza noneho mu mwuka wera iyo wuzuye umwuka wera amuzamura najya guhirima ajya gupfuye ahwera nyine agahwera bese gato nibyo najya kugeraho uri kuntwara cyane tugende gake ntwara gake kugira ngo ibintu banze ubyumve ibintu si views zishaka nimunazime ntagiye n'umuntu umamagara yego ahubwo nashaka abantu mumenye ukuri muve mu buyobe muve mu bintu by'ibigirwamana mwihaye abantu bavuga ngo babavuze ngo bamame wanyu reka mbabwire hari nibati ahubwo leta ikwiye simvuga ibintu bigakunda leta ihere kuri uyu mwati zo bayejo bundi igira ikintu ukora kwica abantu urubozo no kubasebya babazana kuri kamera leta igira ikintu ukora kuko abantu bapfiriye hariya bose abasura baragaragara n'abantu ejo bazubaka umuryango n'abantu bafite society tubabona se nk'iki buri ari amazi ubundi yari mibi ndaje kureba ari amazi baje kumwira ikintu cyane abamikitwa solvent coagulation hanyuma ngira kubwiraga iyo ugiye kwatiza umuntu Yesu yavuze ngo mubatize mu izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka we muri bari abantu bose babatijwe wabonye hari umuntu watizwe mu izina rya data twese n'iry'umwana n'iry'umwuka we hari amagambo se bavuze barabazanaga gutya umwe agafata hano
undi agafata hariya bagafunga umunwa bakabatiza bakajugunya mu mazi bafunze umunwa. nta n'ubwa mbere w'amatizo n'ubwa mbere nkubonye, yewe n'ubwa mbere w'amatizo nyibonye yo kubatiza abantu bafuza abantu iminwa babajugunye mu mazi. ahubwo iyo umuntu aje kubatizwa urumva roba uramufata sibyo ukamubwira hagarara neza, ifate nk'umuntu ugiye kubatizwa nyine, akifatwa nk'umuntu ugiye kujya gute kubatizwa. umuntu ugiye kubatizwa rero yifata neza, warangiza ukamumanura neza muri Yorodani ukamushyiramo. hanyuma uraza kumbwira gute ko ari ubwa mbere gihe nari mbonye biriya bintu, aho umuntu umwe abatizwa n'abantu babiri bakakubatiza bakakujugunya mu mazi, babiri se bakubatiza uzi ko n'umuntu buriya iyo ari n'umuntu w'ibiri ijana w'umugabo mundemure usumba jewe Pastor Shemi uramubatiza kuko amazi aramugufasha ukamubatiza kandi nagwemo ukamukuramo neza akavamo. ni gute umuntu w'ibiro 30 ibiro 60 ibiro 40 abatizwa n'abantu babiri bibaho ko ibintu koragoma munwa. hanyuma icyaje kuntera ubwoba ni kimwe nshaka kugira ngo abantu baze kukimenya basobanukirwe ko bakwiye no kujya bitonda rimwe na rimwe mu matizo cyangwa se mu nsengero abantu babamo, bakwiye kwitondera ibi bintu mbivuze nka pastor kandi mbivuze nshingiye ku buyobe burimo gutera isi, burimo kwaduka ugasanga bugiye kuzengereza isi n'abantu. ahangaha rero abantu bose bavuye muri Yorodani bavuye muri ariya mazi bose nabonye baragiye barapfa, babashyira ku ruhande hasi, bose bapfuye, abandi bahebeba, abandi baboroga baheba nk'ihene. uwo mwuka uhebebesha abantu nk'ihene, uwo mwuka ni mwuka ki? si abadayimoni? uwo mwuka ni mwuka ki ko nabatije abantu? mwakoze umwana ko mwese mwabatijwe, n'ababatijwe mwese mwabatijwe, mwigeze mubatizwa uyu mwuka wo kubaheza hasi uwo mwuka? ariko reka mbyemere ko abantu babatizwa bakuzwa n'umwuka wera. abantu 80, 60% bose bakuzura umwuka wera bose kimwe se? reka nene ko banakuzura umwuka wera, ese bose bawuzura kimwe ku buryo bose bakuzura umwuka wera bagahita bapfa bakarambarara hasi bakamera nk'abahwereye? bose abantu 500 babatijwe bose bagapfa? nawe cyane igitangaza. mureke rero mbabwire mwabavandimwe, iki kiganiro nyikoze kugira ngo umuntu wese uwabonye ibi bintu n'uwabikorewe akwiye gusengerwa. kandi njyewe ndongera nsabe leta ibi bintu ibigarukeho. leta njye ntacyo nakora, ijwi ryanjye ndarikoze, gusa abakristo bo ahubwo abantu bose bitonde kongera kubatizwa imibatizo imeze gutya batazagwa mu ruzi barwita ikiziba, kuko kenshi hari abantu bazahura n'ingorane, hari abantu bazahura n'abadayimoni, hari abantu bazahura n'ibintu bibi bibazemo mu buzima ntimumenye naho byakomotse, kandi byarakomotse ku bintu mwishoyemo mwebwe ubwanyu mutabizi ibyo ari byo. kuko muri iyi minsi mpamvu tuvuga ibi bintu kuva na kera ku bwa Yesu hahozeho imibatizo nk'iyi, yahozeho Yesu yo kuza barabatizaga, imibatizo yahozeho. none se kugira ngo babatizwe wuhe? abantu benshi baba babatizwe imibatizo ariko imibatizo idashoboka ya komedi, imibatizo bagenda gusetsa, imibatizo y'amakamera bayarambuye bayajyanye ahantu hose. hanyuma yego turi digital, cyangwa digital nayo yabaye nziza kuko iri kugenda itwereka ibi bikorerwa mu ijambo ry'Imana. abantu rero bitwaje ijambo ry'Imana ariko bitwikira ikibi, bituma baza kuyobya intore z'Imana. kandi bene uyu muntu we akorera ko ari mwiza. ubundi cyangwa mbabaza, ubundi ninde wabonye Satani? muri mwese ninde wabonye Satani? Satani ni umukara. Satani iyo tumushushanya bamushushanya nk'ikintu cy'igikara gifite n'amahembe, yewe naberekwa ngo Satani ngo yari yambaye ngo gikanzu cy'umukara ngo yamubonye. ariko ninde muntu wabonye Satani? Satani agaragara ryari rero? agaragara mu mirimo dukora n'ibikorwa bibera ku isi, no Satani agaragara. igikomeye mu kimaze mu cyumve, uwo muntu uzakora ibitangaza bya mbere binakomeye na Antikristo, we ngo azagurutsa n'ibibumbano bakoze za monima, azihagurutsa zitegeka ngo monima genda, monima igende. ibyo rero ntabwo twifuza kuvuga ngo umuntu ngo rwose ngo ni igitanga. muri ibitangaza ndabyemeye, ariko imirimo y'umwijima tuyihagarike. ibi ndabivuze, nta muntu unzi urutoki,
ngiye mvuze umubatizo gusa wabaye niwo mvuze kandi iki gihugu cyabayemo imibatizo myinshi ahubwo ndumva cyahamagara leta ibi bintu birebe kubera ko ni ibintu byo kuza gutuma igihugu giseba niba tubatiza imibatizo imeze gutya ejo bazabanywesha inkari zabaye muri za South Africa bakanywesha abantu inkari bakanywesha abantu za peteroli niho tusigaye tugiye kugera mu minsi iri imbere bagiye kuzajya bafata abantu banywesha peteroli nose ngoze Roba usibye ko tugize amahirwe leta ikabyivangamo mu minsi ishize ntibaragiye gutangira kubanywesha peteroli aho byari bigeze gufata abantu ukabazana mu rusengero bose muri kubasengera bose barwaye abadayimoni reka ngoze Roba niba baririmbye barwaye abadayimoni ubu niyoboye iki worship team yawe muramya mugiye kubwiza akavara abadayimoni abantu 8 bose bagakira urufuzi bakavuga amadayimoni yaturuka nje nahita nirukanira utose narisubiramo sinanasubirayo uwo munsi gabyuka ngenda sinanasubirayo umuntu n'umuprotokole wawe umuntu ni protokole mumaranye iminsi arwaye na dayimoni niba yakishijwe dayimoni taramuvamo ugizamuvamo agiye guseriva umurimo w'Imana kandi ari mu dayimoni bose gatoya niba agezeho kuba protokole akageza ko worship team leader akabagezaho kuba ibiki uhagarara abadiyakoni mukanya kabagaraguruka hasi amagwaye mu dayimoni amakarza mu kirere urambwire uwo muntu ubundi dayimoni zamuvamo agize imyaka ingahe mu rusengero apfuye ze ubundi zuko wamubwirije iki mwese mumaze Roba twigisha umubatizo sio aba bantu bafite dayimoni zikabafata muri Rodani njyewe reka mbwire kamena kutanyifunga sinye nayo bigaragaza kuko cyambe n'uguseba muzi niba tuje abantu bose bagapfa oya ntago ari dayimoni n'umwuka wera uriya naga Roba karame uranaga n'umwuka wera uvuye mu isi imyuka ni myinshi urukumva imyuka ni myinshi hari n'ubwenge bwinshi wari ubizi yego hari ubwenge hari n'imyuka hari ubwenge bw'Imana bireba mu ubwenge bw'Imana n'ubwenge buva mu ijuru buraboneye hakaba n'ubwenge bwa Satani ubwenge bwa Satani n'ubwenge bw'inyamaswa muntu yuni biriya naga ni jewe uyu munsi hari ubwitwa ngo ni AI abantu batazi ubwari bwo ubwo ni bwo bwenge bwa Satani AI baranyije ako sha Robert wabyo nose ubusi ditamenya AI uramwuka so AI buriya uramwuka twabonye abantu buzura so AI rase n'umwuka w'Imana ira ni AI uranaga n'umwuka w'Imana uriya uranaga n'umwuka wera ira n'umwuka wa AI baforomata nyine AI n'ubwenge bacura mu bwenge bw'ubucurano urana umwuka w'umucurano umwuka w'umucurano se nuhari reka mbwira impamvu umwuka w'umucurano uhari uzabibona mu rusengero muri izi nsengero bagiye gusenga barasenga muzenguke dusenge muzenguke mukoma amashyi musenge mwirukane dayimoni muzikubite mukubita abadayimoni mukubita abazimu mwirukane ubukene mukubite amadeni mukubite icyangiro mukubite mugikubite icyangiro bagikubita yarangiza rero wese gatoya mwese muvuge mu ndimi mwese muvuge mu ndimi ya baba ya tarararara ya tarababa yerererere wese akabivuga uko byo ya baba kandi ndi mwuka izindi ndimi ni ya baba na pastor wabo ya baba ya sharararara ya garararara yerererere ngo kuvuga mu ndimi none se izindi ndimi nizivuye mu ijuru cyangwa ni AI ni za AI urumva neza ya baba ya rararara mukubita muvuga mu ndimi ya baba ya sharararara ya baba ya garagara bakazenguruka bakavuza induru rero ibi bintu birababaza ibintu reka mbwira impamvu Roba Imana abantu barayipirase barayica byatumye abantu banga Imana bitumye Imana iseba Imana irasebye Imana igiseba pastor humura utazamera nkaho muri Los Angeles abantu bo bazaseba jewe Roba nje Imana yizi ikambwira impamvu mvuge ngo Imana batumye iseba nuko batumye abantu bafata Imana nka kwitari yego bayibona mu pastor bizigwa ba pastor
bayibona mu bashumba bingirwa abashumba bari mu bashumba kandi bafite amatitire manini bihaye ibyubahiro bitariho urukumva bihaye kubwiriza ngo nabatari ariko nyamara Bibiliya yaravuze ngo nuza kubwiriza ugataha uvuge ngo ndi ndumbi yimbwa tumunyorogote imbere yawe ciye bugufi ntacyo ndicyo njyewe ndi umunyamwe yanduye niho wenyine Imana kandi baravuze ngo pastor hari bitazarama ndabikubwiye hari bitarama kandi subiremo noneho hari ibintu bitarama yego urumva nta muntu warushije faya guhitinga mu mujyi wa Kigali hano urumva faya niramuje guhitinga we narondoraga akarondora akamenya ngo ni nimero zaranga muntu zahe ko ari ibintu bari formalite we yabaga bivuganye na telefone umuntu aganiriza telefone agashyiramo mobile money amazina akaba yabonye subuja kuvuga ibicyuko ajyaga bicara yaza atwaye imodoka agahita kwicaza iruhande agahita avuga ati wanije telefone agahita ati umuntu yitwa Roti urukumva atwaye imoto nimero yawe ni 0 nayo screenshot yabifite imbere ye ariko wagiye ureka ibyo ngibyo rwose tubizi guhuza tuvuga ko bose gato ninde warushije nuza guhitinga uyu Harerimana azana n'imbago azana n'amagare ngo mu rusengero ariko mwagiye muri ari ibintu baza ari umuntu bavuganye avuye Rwamagana avuye ku Gisenyi ari ibintu biraho farumarite n'ibingibi ngo stade mwazuje nimuzuzuze rizarangira kadore ndi imbere y'Imana isumba byose birarangiye kuko Imana irarambiwe yaza agasuzuguro mwirwa musuzugura Imana birarangiye ninde warushije nuza guhitinga ninde uyu Redemudi ninde Rugagi kamuvuge ninde warushije guhitinga akodesha sale ya miliyoni 2 muri Serena uzongera ikodesha nutwe mubeshya gusa abantu Imana ibabare kuvuga ku bantu ariko ndivugiye iki ndivugiye ku byo ndimo kureba umugabo witwa Eliya yarahagaze areba ukuntu abantu zibabari n'abasera n'abadagoni none se byari byatutse ko basuzuguza Imana ngo arangije arahagarara avuga mu butware bw'Imana isumba iraranje roba aravuga ati Muhammad finally termine byarangiye kandi ndabikubwiye ugiye kubibona sinjye ubihagarika yego ni Imana ibigiye kubihagarika haya kagasuzuguro k'Imana yari yavuze ngo iki binsoze aravuga ngo none uyu munsi murende kwibwira mu kigaro nigendere mugani muhagarare ku musozi uyu munsi gasuzuguro turebe Imana nyamana none basengaga uzi ko ari abantu reka ngo roba mubaze ikibazo uransubiza ndagusubiza abarozi bafite imbaraga cyane zo bafite nyinshi narize ngo nabivuze abarozi bafite imbaraga reka mbwira impamvu bafite imbaraga umurozi roga akagendera ku gataro hejuru mu kirere akava nko mu Mutara akagera nk'Irusizi akaroba agasubirayo mu gataro umunambara gafite umuntu ushobora gutunga inkoni mu kirere igisiga kigahanuka kikamanuka kikitura hasi umuntu ukubita umuntu ihembe rikaza rikamutura inzu rikamugabanya rikica umuntu umwe hagati y'abantu batatu nta mbaraga afite umuntu ushobora kujya mu ipusi ariko akajyamo iminsi yashize ariko batagatura mbasteriza aho bita ku mukobwa nakirego mu minsi yashize hari umuntu yagize gutya atega imbeba siga imbeba iraza irya ibyo yayitezeho mu gitondo twumva hari umuntu wapfuye hari umuntu yapfuye wa mwana wa bamuhungu bafite imbaraga no kwakora bazerekanye baretse gatoya naho bita ku mukobwa mwiza ngo abashoferi bahagera bakabona umuntu ngo yuzuye umuhanda w'ikizungerezi baje kumugonga bagata imodoka igwa mwepfiriye yego leta y'u Rwanda kuki yabimenye igashyiraho ibyapa ko abashoferi basigaye baje hari ibyapa bingahe kuhazi ugiye Butare nta byapa birahari ni imodoka zigiye guhashira se bashize ibyapa niba ari 6 bavuga ati genda gake genda gahoro cyangwa upfira hepfo cyangwa urangiza genda gahoro nugera hepfo use nk'uhagarara maze witonde naza umukubita umugonge ukomeza ugende wijya kumufungira kuki babishizeho hanyuma nyamubwira aya mayoberane araza nuko abantu bafite izo mbaraga simvuze nindi yego oya ngiye mvuze ya general kuko yabyo mbona no kwisi yose mbibona ariko izo mbaraga naho nuzi urutoki ariko abakristo ni mutaba muri ibi murimo yego mukaba mukigendera muri aya manyanga
ngo siga amavuta ku mutwe ugatega agahanga bakomeze bagusiga uzabibona gatege kuzakuvaho uzabanza wihyucyuye aya mavuta bagusize umuntu wese yasizwe amavuta ni ikimenyetso kwereka ko ufite imbaraga z'abadayimoni muri wowe. Iyi mibatizo mubatizwa ni ikimenyetso kwereka ko mufite imbaraga z'abadayimoni zabijemo no mu maraso umwana nayanyweye. Ariko n'amazi yari imigi, amazi abantu bajyamo bakavamo bapfuye ari bazima, umuntu yajyagamo yimanuramo ako akamwozoroba ako roba ibi biri ufite amazi we yimanuyemo wanaje ugenda wambaye n'ikanzu urayiyambitse muri ku murongo muri kuririmba mwese ugiye mu mazi uvuye mupfuye barakurandase. Ayo mazi ni bwoko ki? Ako roba ubu ntabwo wajya muri piscine kogamo nose kutaragwa mungu cyangwa ngo yamire muri piscine zaba ari mu mwuka w'Imana. Ako roba umwuka w'Imana ukwisha abantu hafi gapfa ari umwuka w'Imana barawuzura bakabwira ntabwo mwari mu ni AI umwuka wa AI mu AI uri GPT tusigaye twibaza nkayibana nimbwira ibi ngibi ariko je bone narayibajije oya ntuzanandike urayibaza amagambo urayibaza ubu tunayibaza uko audio gutya uyibaze ndashaka umbwire gutya na gutya iyo babatiza umuntu akamanuka ari muzima yavamo yahereye ahubwo uyibaze ati kugira ngo mbatize umuntu avemo yapfuye bigenze gute rahita ibikubwira nyine tekinike wakore kubwira tekinike nushaka kubyandika akanya rahita ibikubwira byandikemo muri GPT byandikemo rahita ibikubwira cyangwa se yandika kuri audio uyibaze rahita gusubiza muri audio mu rurimi rwawe wumva yakubwira ati rero buriya izo ni imbaraga zigenda kujyana gutya hari ahantu wanyura kwa mwarimu hanyuma mwarimu akaguha hanyuma abona gahunda kwa mwarimu hanyuma ukajugunyamo umuntu gahunda zikagenda neza yahita ibisobanura. None iyi shati yagwana video uko iyo byanze ndagwana video ati reba iyi video reference yibi niba ari byo uri kuba ese ushaka ko mubwira gutya kagwa abantu mwari huteze muri 2020 mwari ho muri kaza badayimoni bakora ku mugaragaro tujya muri 2030 none pastor 2030 uzakibahoze nzajya murebe nkwambura ubusa ubu hazajya hari umubatizo wo kwambara ubusa cyangwa mu rusengero bajye bambaye ubusa. Gusa mwana nkura mukobwa ubuhereye nka hariya namurambagizaga kasi namurambagiza giye ntamurambagiza se umuntu waye abadayimoni namurambagiza mwana umuntu arwaye abazimu wa mu murambagiza se gusa nurwaye abadayimoni nuzura umwuka gahwera ako cyane umwuka wowe wita umwuka okay bazajya bateretana buri muntu wese atete n'uwo bahuje nta kazi kabo ariko birababaje. Icyambere gikomeye twatukoze ikiganza kutubwire abantu bamenye ibihe turimo. Ibihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye ariko kandi nkuko bashize ibyapa hariya ku mukobwa mwiza papa zo kubikata oya ntabwo ndi kubikata ntabwo ndi kubikata nkuko bashize ntabwo icyapa ku mukobwa mwiza ari yego bashyireho icyapa ibyapa byagenda gake bashyireho ibyapa by'imibatizo ahubwo nayo bayiha umurongo kabisa imibatizo bavuga ati niba ubatiza abantu bagapfa umubatizo wawe rwose ntabwo wemewe kandi wenda kwemera uribuka cyagiye umuhanuzi wo mu giti yisarishije namubwiye se biriya bintu bamubwira ngo mu giti namubwiye ngo ukize nabwiye n'abanyamakuru mwebwe muri bakamujyana kuri pisine ngo afate inkoni iyo nkoni bayikuye he si ikanzu bamuguriye n'ingofero ariko arobati bishobora kuba rimwe kambyemere ko byanaba byaba ari nk'uko zigitangaza bikaba kabiri ariko se buri munsi urabimenyera ubwo bibaye igitangaza hanyuma barakujyane ku kiyaga cya Mugesera ngo nta soni wowe ngo ubwatiza ngo abantu ngo urukore bitangaza byandise byaheye wowe nande wowe Imana muri kumwe iyo nkoni ni inkoni bafatuye bayisiga amabara iyo nkoni wayikuye hewe cyeka ari biri imitsindo ibyo nabyemera ariko niba ari inkoni watoraguye ugasiga amabara nuko tubeshye kandi nabwo niba wayisize imitsindo wiza kubeshyera Imana yego roba nge ndizera ndi n'umuhanuzi ndi n'umupasiteri nawe nabatije ariko hari imibatizo nemera yego urumva neza itandukanye n'iyo kwa bapapa sava bakina muri komedi zabo uriya mubatizo
papa Sava ntacyo ari buntware kuko barabikina kandi baba bashaka kwigisha cyangwa bya bindi Impano oya baba bashaka kwigisha cyangwa Impano akina hari ibintu Impano ajya akina baje gusanga forumoma neza Impano ntiyabikinnye Impano yarabikinnye hano neza aravuga ati uzi ko biriya bintu ari byo burundu neza si byose ntabyitegereje mbona bitandukaniye naho ngiraho bitandukanye naho umubatizo ejo muri nuza nabonye muri komedi y'aba papa Sava ndimbati yabaye pasiteri nuza uriya digidere ari kubatiza ngo niwe mushyitsi mukuru utandukaniye n'iriya mibatizo nabonye soza ikiganiro oya najya kumbwira abantu batagira ngo urumva ari nk'ibi bintu Impano yari ari gukina bikireho gashyireho abadayimoni bose ndabajugunye ikuzimu si ibyo ngibyo hejuru no ndaza kubakatira akantu gatoya bashyireho bikumva indimi ngo wowe ngo Imana ngo bijyanye ngo mu kirere cya gatandatu ngo Imana ngo ije ngo marayika ubundi Bibiliya yatubwiye gusenga abamarayika bitubuza guhamagara marayika wawe marayika baramuhamagara mini ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu marayika jate arega mva ngo ubwiye Robert turenze abamarayika Imana yabagize imiyaga twika tugira imibiro icya kabiri banza wumve marayika icyo ashinzwe ashyize gutwara meseji iterano ryose bivuga ngo iki bivuga ngo hano hari abantu babiri cyangwa batatu uhanga turi abantu bane abatatu rero twe turi abantu bane muri studio zacu hanyuma ko turimo kuvuga ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana bwamaze guterana aha hantu hanyuma se mwagomba kubahamagara ngo marayika se wahe ko protokole y'ubwami bw'Imana aho ngaho yego icyakoze kubera ko nyine mutabyizeye ni marayika ntabwo wamuhamagara marayika wawe bari guhamagara marayika batari uw'Imana ntabwo ari marayika wera bari guhamagara oya ni marayika wera iyo mvuze marayika wera ni bano banuza nyine bamurikiwe bazita Fani Angels nababonye cyo reka tuzerure Zimbabwe bareruye Zimbabwe abo bita barangi baba bambaye imyenda y'umweru baba biremye amatsinda bagenda bavuza ingoma 12 ubasangaho 15 ukabasangaho ku murindi ukabasangaho 19 ukabasangaho ujya kugereka ugeze ku matsinda 4 cyangwa 5 bakavusengeraho bavuza ingoma hafi y'amarimbi hafi y'ibiki barabazi n'abarangi bareruye abantu mureke twerure twe kubekera Imana ibyo nibyo sawa najya kuza kwambara umweru muri stade umwe utazi tusobanura iyo ni forume oya funga kiganiro mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu rakagaruka mukore subscribe yego